Simbyibuka wabishaka ukabibona buriya ngo Cyucyuri buriya rwose APR yababajwe no guhanwa kwa Cyucyuri babibona nko kuba muri Ferwafa nuko akari action zikurikiranye nayo wabyumva koresha logique hameze nko kudaca urubanza mu buryo APR bibona nkaho muri aba bafata imyanzuro muri Ferwafa harimo abantu bashaka nko guhangana nayo nuko ngo umuhannye Cyucyuri kubera action izi nizi zifavoringa APR none action izi nizi zifavoriza uhanganye na APR byo ntimubihaniye muramuretse munavuze ko APR ibirego byayo ari impfabusa cyangwa se nta gaciro APR bifata nkaho harimo abantu bashaka guhangana nayo aha ndemeranywa na APR abantu berekana iyi shampiyona yacu bareke gukina kuko bahataniye isoko oya ntaryo bahataniye barihataniye nande bararihawe iyo bararihawe kuko aribo bari bahari niba bararihawe rero nibakore ibyo gukora ibyakagombye ibyanyabyo ibikwiye birababaje kuvuga ngo action nk'iriye ngo ntabwo umuntu werekanye match yayerekanye siri ariko ibyo ni fure mu byaramubabaje abivuze inshuro enye yayerekanye hiti hari ukuvuga ngo bya bindi twirirwamo ngo umuntu werekana match watsindiye isoko ngo APR na Rayon ziri Rubavu ntariyo tukavuga Surisi yafashe umukino byari byo tiko nakwibeshya kwabayeho ariko ngabo uyu munsi mitone ngo amenyekanye amakuru ko APR yamaze kujurira kuri iki cyemezo. Ikipe ya APR Football Club ya reze ibyo yo itise kurega kugira ngo tujyane neza twumvikane kuri iyi nkuru rwose. APR ubwayo ntivuga ko yareze, APR ivuga ko yasabye Ferwafa gukurikirana umusifuzi wabasifuriye, gukurikirana muri rusange imisifurire yo ku mukino bakinnye n'ikipe ya Kiyovu Sport. Ferwafa basubiza ko ku busabe bagize ubushishozi bwose bwakoreshejwe bwagaragaje ko nta kibazo cyari kiri muri iriya match kijyanye n'imisifurire. Mwabonye itangazo twabonye ko ryavuga ngo ibisobanuro birambuye birahabwa bo bireba. Ibyo twabonye buriya bitandukanye n'ibya APR yabonye. APR yahawe iyo nyandiko irimo details. Oya twebwe nta nicyo twabonye. Icyo twagaragarijwe nuko abasifuzi APR yari yarasabye Ferwafa kubaza gukurikirana uburyo basifurira ya match. Icyo twabonye nuko bavuze ko ntacyo bagomba nta kosa bababonaho, bakavuga ko ibyo bakoze ari byo byari bikwiye. Nicyo twabonye hariya. Now icyabaye rero niki, Ferwafa yandikiye APR ibasubiza ku busabe bwabo, barababwira bati nyuma y'ubugororangingo n'ubushishozi bwose twakoresheje twasanze kuri action ebyiri ni za APR yari yaregeye. Icyambere ni ikarita y'umutuku na penalty ya Ronald Sekiganda na penalty bavuga ko yakorewe kuri Denis ikozwe na Mackenzie. Bakavuga bati uburyo Ferwafa urumva yabasubije mu buryo bubiri. Icyambere yavuze ko hakoreshejwe amashusho basubiyemo action zombi za Ronald Sekiganda, bagasanga ari amakosa ashobora gutangirwa ikarita y'umuhondo, bityo nta kosa ry'umusifuzi ririmo. Niba yarazitanze zombi ni ikarita itukura, nibyo ndi twose tuvuga bya jugement nta kindi. Bageze ku ikosa rya penalty, APR iregera ko ndagarura imvugo, APR ntiyemera ko yareze. APR ivuga ko yakabaye yaratanzwe. Ferwafa iravuga iti amashusho ntabwo agaragaza neza uburyo iriya action yagenze. Gusa twizera ubushishozi bw'umusifuzi Rurisa Patience Fils Fidèle, cyane ko yari ahegereye. Ona muri iriya image biragaragara ko yari nko muri metero imwe, yari na concentre ubona ko arimo bireba neza. Ibi bikaba bihuye n'iki? Iyo akanama iyi komisiyo y'imisifurire igiye kwiga kuri aya makesi bakoresha uburyo bubiri.
uburyo bwa mbere ni amanota. Buriya iyo match irimo kuba komiseri w'umukino mujye mubona akantu k'agakayi aba afite, akantu k'agakarine kari kameze nka birete. Buriya agenda atanga amanota kuri action zimwe na zimwe ku myitwarire y'umusifuzi ziri kurusha, ku buryo ashobora kuvuga ati ku ikosa iri n'iri ryo ku munota wa kangaha n'aha wakoze ikosa ryica amategeko y'umupira. none se ntihari ikosa action ishobora gusiga komiseri? Nibyo nangiye kugeraho. Ku ikosa iri n'iri wakufasha umwanzuro wemerewe, ariko muri experience yanjye nka komiseri baba ari nk'abarimu babo, mbona ubutaha wazajya ubigenza gutya, judgment ikagenda gutya, kubera ko iyi match na intention yari imaze kugeraho, ibigenza gutya byari kugenda neza kurushaho. Ni nayo mpamvu nta komiseri uba utarasifuye. Komiseri naba ari tired referees. gusa hari ibishobora kumucika mu kibuga. Ndashaka ko dukurikirana tukajyana neza. Uriya komiseri no muri stade abareba. No buryo bubiri. Ejo bundi umufana yaguye igihumure. Niyo mpamvu nk'ubu mu marushanwa ya CAF bashyizeho undi mwanya witwa referee asesa. Umuntu uhamanota umusifuzi ntagakiri komiseri. Match commissioner, match coordinator na referee asesa n'abantu batatu batandukanye. Nuko komiseri akora byose. Urumva yagiye muri vestiaire kureba umufana wa Fentinze. Icyo gihe bashobora gutanga jaune, bashobora gutanga penalty, bashobora kugira iki. Raporo ya komiseri ni kimwe mu bintu bya mbere bigenderwaho. Ni nayo gakondo, burya niyo myaka yose tumaze nibyo bakoresha. Icya kabiri ni ugusubiramo amashusho. APR rero yakoze ikintu kijya gusa nko kujurira, ariko nabyo si ikirego, nabwo ngo ni ubusabe. Kuko ngo ikirego abantu bagomba kumenya gutandukanya ibi bintu. Ikirego gitangirwa amafaranga 500,000 muri komisiyo ibishinzwe, komisiyo y'ubujurire. Ariko ibi si byo APR yakoze. APR yandikiye sekretariya ya Ferwafa itanga ubusabe. Ubusabe bwa APR ni ukuvuga ngo hashyirweho indi komisiyo yigenga igomba kujya yiga izi kese z'abasifuzi, itangiriye kuri match ya Kiyovu bakinnye ngo ntibanyuzwe n'umwanzuro wa komisiyo, cyangwa se ari naho hantu nagiriye impungenge, cyangwa se iyi komisiyo ihari bayemerere gukora yigenga itavangirwa ngo no kubogama, nuko kuntu babyise. Itavangirwa n'abantu babogama ibintu nk'ibyo. Yasabye ibintu bibi gushyiraho komisiyo izajya yiga kuri ibi bintu itandukanye n'iyi komisiyo y'imsifurire, kandi yatangira akazi gatangira kuri match ya Kiyovu yigenga iri ku ruhande, itari iyo muri Ferwafa. Cyangwa si komisiyo muri Ferwafa igahabwa ubwigenge n'ubwigenzure, ikareka ngo kuvangirwa n'abantu babogama. Ubwo ni nko kudakorerwamo. Ibyo ni ibintu biri mu nyandiko APR yandikiye Ferwafa. APR ikabivuga mu buhe buryo rero? Aho numvise twaganira, APR avuga iti niba murimo muvuga muti tugendeye kuri raporo ya komiseri, tugendeye ku bushishozi bw'umusifuzi, tugendeye kuri A na B na C, twafashe umwanzuro uyu n'uyu. Cyangwa se ukavuga uti tugendeye ku mashusho, urumva baravuga ati amakarita y'umuhondo twasubiyemo amashusho tubona yombi yagombaga gutangwa, ni uburenganzira bw'umusifuzi kuyatanga. Ariko ku rundi ruhande kuri ndi kosa mu kuvuga amashusho ngo ntago agaragara neza, APR avuga ati niba mwiyemeje gukoresha amashusho muri assessments z'abasifuzi, nimushyireho uburyo amashusho agomba kuba agaragara neza, ari clear, nta dute ateza. Bitari ibyo musubire kuri gakondo, mujye mu consulta abakomiseri.